Odrago Idrissa, umugabo wa Ishimwe Vestina. Itariki 15 z'ukwezi kwa mbere nibwo hamenyekanye amakuru y'uko Ishimwe Vestina usanzwe ubarizwa mu itsinda ryarimbanamo na murumuna we Dorcas Kamikazi. Hamenyekanye inkuru y'uko yamanitse inshako aho yagiye mu murenge agasezerana imbere y'amategeko n'umugabo uturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Uwo nta wundi n'uyu Idrissa tugiye kugarukaho cyane muri iki cyegeranyo cyangwa se muri iyi nkuru twagukoreye igaruka kuri uyu mugabo Idrissa warongoye Ishimwe Vestina, tukakubwira ni muntu ki, dore ko ari umwe mu bakire 10 igihugu cya Burkina Faso gifite. Ni umugabo w'umuherwe cyane ufite amamiliyari n'amamiliyari hara mu gihugu cya Burkina Faso, afite amakampani menshi cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose rero nibyo tugiye kunyuriramo tukakubwira uyu mugabo, imitungo afite, amafaranga barirwamo, ndetse n'uburyo yageze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kugeza ubwo yaje kuba akunda uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestine. Kuri ubu rero akaba yarangije no kumubera umugabo mu mategeko kabisa. Babisinyiye barabitwereka ngira ngo amavideo ye mwagiye muyabona. Rero uyu mugabo Idrissa ni umugabo w'umuherwe cyane komokara mu gihugu cya Burkina Faso. Niho yavukiye umwaka w'1989. Kuri ubu ngubu akaba kwije imyaka 36, arusha imyaka igera kuri 14 uyu mugore we yarongoye Ishimwe Vestina. Tugiye rero kugaruka byinshi kuri uyu mugabo Idrissa Odrago. Uyu mugabo rero w'umuherwe cyane, ibyo tugiye kwibandaho amafaranga atunze, dore ko benshi nyine bagiye babyibazaho, bakiri no kubyibaza bati se uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo ko agaragara ko asa nk'umuntu ufite amafaranga menshi, nibyo koko ntago mwibeshye. Uyu mugabo ni umukire cyane uhariya mu gihugu cya Burkina Faso, igihugu gikoresha ururimi rw'igifaransa. Byose rero tugiye kubigarukaho cyane, tukubwire nuko yahuye n'uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina, uko bakundanye, byinshi byose ugiye kubyumvira muri iki kiganiro. Reka rero mbanze nongere nguhe ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Furaha TV, banza ukore subscribe. Niba ari ubwa mbere, niba iryo jambo rigisa umutuku kandaho uyandikishe muri uyu muryango mugari w'abantu barenga 200 na bose batugira icyizere kubw'inkuru zacu zicukumbuye, kubw'amakuru tukugezaho mbere y'abandi, kubw'amakuru utasanga ahandi. Bikore rero, niba nawe ari usanzwe hano, turagushimiye cyane. Manigwa umugisha, ukomeze udushyigikire, koresha ya kuri izi nkuru, tera like, ni support ikomeye cyane kabisa. Guys, rero uyu mugabo Idrissa ni umugabo nyine namaze kubikubwira w'umukire, ahubwo icyo tugiye kureba ni imitungo uyu mugabo yibitseho. Uyu mugabo wo mu gihugu cya Burkina Faso afite company ikomeye cyane ikora ibijyanye na transport. Ni company yitwa Sotraco, company ikora ibya transport, imwe muri company zikomeye cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo rero Idrissa afitemo imigabane iri hejuru cyane rero muri iyi company ijyanye n'ingendo. Murabizi ko ibintu bya transport ari ibintu bigira amafaranga menshi. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo Idrissa Odrago afite hoteli ikomeye cyane iri mu za mbere nziza hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ni hoteli yitwa Akavana hoteli kabisa, hoteli nziza cyane iza mu za mbere hariya mu gihugu cya Burkina Faso kabisa. Iyo hoteli rero ni uyu mugabo Idrissa warongoye Ishimwe Vestina. Mu bindi rero bikaze, mu yindi mitungo ihenze cyane uyu mugabo afite station nayo iri mu zikomeye cyane hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Ni station yitwa Vivo station kabisa, itanga ibijyanye na essence kabisa, cyitwa fuel hariya mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mugabo rero Idrissa yo company cyangwa se iyo station, company ya station ikomeye cyane yitwa Vivo hariya mu gihugu cya Burkina Faso, niyo uyu mugabo Odrago Idrissa umaze kuba umugabo wa Ishimwe Vestina kabisa. Mu zindi company rero zikomeye harimo yitwa Semafo, ikora ibintu bijyanye n'ubwubatsi no gucukura amabuye y'agaciro ya hariya mu gihugu cya Burkina
Faso. Uyu mugabo rero Idrissa nayo afitemo imigabane igera kuri 40% kabisa muri iyo company ikora ibijyanye n'ubwubatsi. Murabyumva ko uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane kabisa, uyu mugabo Idrissa kabisa. Ndetse binavugwa ko uyu mugabo yegeze no kubaho umuyobozi hariya mu gihugu cya Burkina Faso kabisa, yegeze kubaho meya w'agace kamwe hara muri kiriya gihugu mbere yuko aza hano mu gihugu cy'u Rwanda kabisa. Uyu mugabo rero Idrissa akaba nkuko nabikubwiye nyine yaravutse 1989, akaba agize imyaka 36, arusha agera kuri 14 uyu mugore we Ishimwe Vestina kabisa. Guys rero uyu mugabo uko yaje hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaje mu rwego rw'ubukerarugendo ashaka ahantu yashora imari, nyine mwabyumvishe ko ari umunyemari. Nibwo yaje ajya muri hoteli imwe hariya mu karere ka Musanze, ari naho ku ivuko ry'uyu mukobwa Ishimwe Vestina kabisa, ari naho bahuriye. Uburyo rero bahuyemo, uyu musore cyangwa se uyu mugabo yarari hariya nyine mu gihugu cy'u Rwanda hano mu karere ka Musanze, yaje mu rwego rwo kureba ahantu yashora imari ze mu bijyanye n'izi business ze nakubwiye. Nibwo rero yaje kuba ajya mu karere ka Musanze. Ngira ngo murabizi ko ari akarere k'ubukerarugendo, ari akarere buri mushoramari wese nk'uyu nguyu aba yifuza kuba yaruhukiramo. Niho rero yaje guhurira n'uyu mukobwa Ishimwe Vestina binyuze kuri manager cyangwa se kushinzwe kureberera inyungu z'aba bahanzi Vestina na Dorcas, ari we Murindahabi Irene, ari nawe wabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo twabyita kuri ubu ngubu basigaye babyita gutanga pase. Niwe rero wahayemo pase uyu mukobwa abereye mu nshingano, cyangwa se uyu mukobwa umufata nka papa we, niwe rero waje kuba amuha pase y'uyu mugabo Idrissa, nyuma yo kuvumbura amakuru y'uko uyu mugabo ari umunyemari ukomeye, ari umuherwe wahariya mu gihugu cya Burkina Faso. MI Irene rero cyangwa se Irene rero yahise avuga ati uyu mugabo niwo ngomba kugira gute, ntabwo ngomba kumva mu nzara, ntabwo ngomba kunshinga uyu munyemari. Nibwo rero yaje kumukinira diru, barahuza, aza kuba rero amupasa, cyangwa se uko basigaye babyita nyine ngo gutanga pase. Aza kuba rero amuha amupasa uriya mwana Ishimwe Vestina, batangira guciringa, amujyana muri hoteli zikomeye hariya mu karere ka Musanze, aramutembereza, batangira nyine guteretana, niko twabyita. Bateretanye igihe kigera ku mezi 5 bikiri ibanga rikomeye cyane. Bikekwa ko rero yaje kuba namutera inda. Biranavugwa dore ko ikinyamakuru Inyarwanda cyamaze kuba cyandika ko uyu mugabo Idrissa ashobora kuba yarateye inda uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina. Byaba ari amahirwe kuko uyu mugabo nkuko namaze kubikubwira ni umushoramari ukomeye, ndetse no ku gihugu cyacu bishobora kugira icyo bitwinjiza nyine nk'umukwe wacu. Ushobora kugira company zimwe na zimwe zana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishoramari kabisa, igihugu kikabyungukiramo. Uyu mukwe wacu Idrissa Odrago rero ni ukumufata neza. Niyo nkuru rero ahanini nari ngamije kukubwira. Iyi mitungo y'uyu mugabo, afite amamodoka ahambaye za Rolls Royce, afite za BMW zihenze cyane, ngira ngo mu mafoto mwagiye muzibona. Ni imodoka rero z'uyu mugabo Idrissa Odrago niwe twagarukagaho. Imana iguha umugisha. Ciao ciao, dusubira ubutaha.